familiarity rero niba dushaka kugira ngo tubone blessing tubashe gupatekinga one of the things Imana ifite ku buzima bwacu first we have to deal with this spirit of familiarity. Niba umuntu ahamagawe ushobora kuba mwarakuranye, ushobora kuba ari umwana wawe, ushobora kuba ari umubyeyi wawe, ushobora kuba ari undi muntu maybe uzi from A to Z, but anointing y'Imana kugera kuri purpose na promises Imana ishaka kugeza. Kubera iki? Urugero, niba Imana ishaka kugeza ahantu runaka, ishaka kugira ngo turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza ngo twongere tuganire, twongere twishime aho turi hatandukanye. Rero ni umunsi mwiza kandi twongeye kubona kugira ngo dushime Imana kandi ko yongeye kubana natwe aho turi hatandukanye. Rero Imana mu ijuru ibashe kubaha umugisha. Hanyuma uyu munsi dushaka kuvuga icyo twita spirit of familiarity, umwuka w'akamenyero. Ubundi tuvuze familiarity ni umwuka umeze ute? Familiarity ni umwuka ukuzi, ni umwuka wubakika mu myaka itari munsi y'icumi, cyangwa se umwuka wubakika mu bihe runaka n'ibinyejana, noneho ukagenda usimburana ku buzima bw'abantu cyangwa se ku buzima bw'ingoma runaka. Ubundi rero iyo tuvuze familiarity biki? Familiarity rero ni uwo mwuka ushaka kudomina no gutegeka kubera yuko usobanukiwe ibintu, kubera yuko uzi ibintu. Nk'urugero, niba njyewe nkora ikintu runaka, hari umwuka usobanukiwe uzi neza uko njyewe nkora ibintu ndetse n'uko njyewe uwo ndiwe. So familiarity rero rimwe na rimwe cyangwa se ukuvuga ngo rimwe buri gihe iyo ibashe kuba strong ku buzima bwawe, ibasha gutuma utabasha kugera kuri purpose na promises Imana ishaka kugezaho. Kubera iki? Urugero, niba Imana ishaka kugeza ahantu runaka, ishaka kugira ngo umuntu runaka abe inzira cyangwa se the gate to pass through kugira ngo ubashe kugera ku kintu ashaka kugezaho. Hanyuma because of the spirit of familiarity ituma utabasha kwinjira hahandi aho ushaka kugera. So which means spirit ya familiarity ni umwuka ukurikira abantu, ni umwuka uhinaringa umuntu kugira ngo atabasha kugera kuri achieved goals and destinies z'ubuzima bwiwe. Hari icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka kugezaho, ariko kugira ngo ubashe kugeraho nuko ubasha kugira persons, abantu babasha kuricognizinga amavuta ndetse n'icyo Imana ashyize ku buzima bwawe. Hanyuma rero icyo Imana ashyize ku buzima bwawe iyo kitabashe kuba recognized n'abantu runaka, hanyuma aho kugira ngo kimenywe ahubwo hakaba icyo bita umwuka w'akamenyero wa familiarity, ubasha kugira ngo ubashe kwinjira aho hantu cyangwa ubashe penetrate aho hantu, ubasha kugera ku cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. It needs a lot of prayer and a lot of power. Kubera iki? Reka nk'urugero, hari umugabo umwe wari usenga, umugabo w'Imana cyangwa se umugabo umukozi w'Imana ufite amavuta menshi cyane, ni umugabo Imana ikoresha cyane, ariko yari arimo asengera abantu barwaye kanseri. Mu gihe asengeraga abantu barwaye kanseri, umugore wiwe nawe yararwaye kanseri. Avuga ngo ndumva Imana imbwiye ngo nzane abantu bafite kanseri batambuka imbere bashe kubasengera, barambika ibiganza kandi barabasha gukira because of the spirit of solidarity. Kubera umwuka w'akamenyero, umugore wiwe aramuzi, amuzi from A to Z, amuzi kuva barabana mu nzu, amuzi everything arakisi. Hanyuma rero kumubwira ngo ngwino musengere ubasha gukira, umugore kuri we ntabwo yabasha kubyumva cyane, nta nubwo yanabishyikiraga. So through bitewe na spirit of familiarity, umugore yanga kugenda,
umugabo arababara cyane kandi yari kuri podium arimo arabwiriza, abantu barimo baraza ibihumbi n'ibihumbi batambuka, ariko avuga ngo also my wife come, abwira nawe ngwino. Kubera iki? Yari azi ko yari hanze ni wa wundi azi famiye bazi, abantu bose bazi, but mu gihe amaze kugera hariya kuri podium, mu gihe amaze kugera hariya, hari indi grace, hari indi anointing, hari indi power Imana ibasha mu buzima bwiwe kugira ngo ibashe kumukoresha for certain reason. So spirit of familiarity rero, niba dushaka kugira ngo tubone blessing, tubashe gupatekinga one of the things Imana ifite ku buzima bwacu, first we have to deal with this spirit of familiarity. Niba umuntu ahamagawe, mushobora kuba mwarakuranye, mushobora kuba ari umwana wawe, mushobora kuba ari umubyeyi wawe, mushobora kuba ari undi muntu maybe uzi from A to Z, but anointing y'Imana yifite ku buzima bwiwe, never challenge him. Kandi ikindi, ntuzigere ubasha kuba muzi twarakuranye, uyu ni uwo kwa nyanaka. Reka mubwire, Yesu yarimo akora ibitangaza, mu gihe yakoraga ibitangaza abantu bakavuga ngo si uwo kwa Mariya, si uwo mwana w'umubaji, it is the son of the carpenter, iko bavuga si uwo mwana w'umubaji. Rero Yesu aravuga, niho yavuze mu gitabo cya Luka ibice bine umanuka, aravuga ngo ntabwo umuhanuzi ntabwo ajya apfa kwemerwa iwabo. Kubera icyo umuhanuzi atemerwa iwabo, ni ukubera yuko iwabo they have that spirit of familiarity ibasha kudominate mu buzima bwabo, hanyuma ntibabashe kupenetratinga cyangwa se kwakira grace n'Imana iva ku buzima bwabo. So rero Imana ibasha kubamugisha, Imana ibasha kubagirira neza, hanyuma Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Spirit of familiarity, never ntuzigere utwarwa nayo.